Igihe kimwe intare iri kugenda mu ishyamba isakura n'imbaha muri iryo shyamba igira uti ubusuba aka kantu nkakora iki rwose. Imbeba nayo uti mbabarira mfasha ntundye rwose kuko nanjye aricyo nzagufasha. Intare uti urabona uko ngana uko hari icyo wamfasha, cyokora ndapfa kukureka ugende da. Ubwo ya ntare yaretse ya mbeba iragenda. Igihe kimwe ya ntare yashogwe mu mutego w'imigozi yari yatezwe n'abahigi. Abahigi bati hahaha dufashe intare sha, reka tujye gushaka abandi bahigi baze badufashe kuyikuramo tuyijyane. Bakimara kugenda ya mbeba yaraje itangira kurya ya migozi umwe ku wundi irayirangiza. Ya ntare yavuye mu mutego gutyo. Imbeba uti uribuka wa munsi wambwiye ko ndi gato ntacyo nagufasha? Intare uti mbabarira rwose nari nibeshye kuko naje gusanga nta muntu n'umwe utagira icyo agufasha muri ubu buzima. Uko yaba angana kose hari icyo yagufasha muri ubu buzima. Reka mbashimire mbwe mwakomeje gukurikira ino nkuru. Njye nitwa Jackson, neshejwe no kuba inkuru zibigisha. Kora subscribe kugira ngo ube update urukundo post in the story. Mwakoze kuba nanjye, Imana ikomeze kubarinda. Iyi ni Jackson TV.